ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Hari umuririmbyi wavuze ngo hamwe novuga Yesu ibyo yakoze ngo nohera mu gitondo ngo rikira rikarenga ngo ngafata nijoro naryo rigaca ndimo mvuga iby'Imana yakoze. Hari n'umuririmbyi wavuze ngo ujye ubara imigisha Imana iguha ngo uyibare ntusige n'umwe, ngo uzaja kuyitotaliza nuyegeranya ngo usange ngo ari myinshi, kandi ngo si myinshi gusa ngo ni myinshi kandi ngo niyo gutangaza. Niba hari ibyo yaba yarakoze mu buzima bwawe yongere kandi zamura ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ubutumwa dusomye bwanditswe na Yohana. Yohana ni mwene Zebedayo, nyina yitwaga Salome. Salome yavukanaga na Mariya nyina wa Yesu. Uyu Yohana ndamukunda muri Bibiliya, mfite byinshi mukundira. Mbere yuko aba umwigishwa wa Yesu bivuga ko yabanje kuba umwigishwa wa Yohana umubatiza. Bikavugwa ko kandi igihe Yesu yamuhamagaye yari umurobyi, kuko yamusanze ari umurobyi w'amafi. Bibiliya iravuga ngo igihe Yesu yamuhamagaye yari kumwe na Zebedayo akabana na mwene se Yakobo, kandi ngo bari mu nyanja y'Igalilaya barimo baroba amafi. Kandi Bibiliya ikavuga ngo ico gihe ngo urushundura rwabo rwari rwacitse barimo bapfundikanya. Ico nkundira Yesu yaje gukora, azasanga uri mu buzima bwo gupfundikanya. Nibyo uri mupfundikanyamo, ndashaka ko Yesu abyinjiramo akagira ikintu akora. Data uzu dusanga turimo dupfundikanya akagira ibintu akora. Ndimo difuza ko ari cyakora mu bana bawe, muri iri torero no mu buzima bwawe. Ngo amarara mubwira ngo Yohana ngiye kukugira umurobyi w'abantu. Uwo munsi asiga urushundura aba umwigishwa wa Yesu. Kandi ndetse Bibiliya ikavuga ngo suku umwigishwa wa Yesu gusa, ari mu bantu babaye inkora mutima za Yesu. Vuga ngo amen. Mu Ntumwa Yesu yatoye 12. Bibiliya iravuga ngo harebo yari yahisemo batatu abagira inshuti ze z'umwihariko. Abo ni bande? Ni Petero, ni Yakobo, ariko bakavugamo nande na Yohana. Ndetse Yohana ngo akagira umwihariko wiwe. Bibiliya ikavuga ngo uwe yitwa ngo Yohana ukundwa. Niwe mu ntumwa za Yesu wazaga wicarana na Yesu akamushira mu gituza. Yohana ndamukunda. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Ari mu bigishwa ba Yesu 12. Abo Yesu yasanze arababwira ngo ndababwira ukuri yuko bamwe tugendana aha batazapfa batabonye ubwiza umwana w'umuntu yahoranye. Vuga ngo amen. Ariko ngo iminsi 6 ishize ngo ahamagaramo batatu arababwira ati yeme bandugu yangu tuje gutarama. Ariko nkunda kiriya gitaramo cyo kumusozi. Bibiliya iravuga ngo ageze muri ico gitaramo yari kumwe na Yohana, yari kumwe na Petero, yari kumwe na Yakobo. Ngo arihindura ngo bagire baki babona Yesu ngo ishusho ye irahindutse. Ngo babona umwambaro yari yajyanye yambaye ngo ubaye umwambaro wera. Ngo bamurebe mu maso babona atari wa wundi biriramwe. Ngo babona mu maso he yatangiye kurabagirana. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Noneho barimo bareba ibyo ngo babona Yesu ya telefonye nkiri mu ijuru. Aravuga ati noneho wohereza abashitsi baze tubane muri kino gitaramo. Mu bari bahamagawe muri ico gitaramo cyo ku musozi, Yohana arimo abireba ngo hari ahamagawe witwa Eliya, hari ahamagawe witwa Mose. Inza nibaza ngo ese niki niye mpamvu Yesu yashatse ko Mose aza muri ico gitaramo? Niye mpamvu Yesu yashatse ko Eliya aza muri ico gitaramo? Impamvu yo kugira ngo Mose aze mu gitaramo, vuga ngo amen, kwari kugira ngo Yesu asohoze ibyo yari yaramuvuzeho. Abo twari kumwe kuwa 4 no kuwa 5 twababwiye ko Imana yabwiye Mose bageze mu bibaya by'Imowabu ngo izumuzamukana umusozi wa Nebo imugeza mu mpinga za Pisigi imwereka igihugu ngo ngikiriya, ariko iramubwira ngo wowe ntukikigezemo. Ariko mbere hose yari yaramuhaye isezerano ngo ayobore ubwoko bwa Isiraheli, kandi Imana iramubwira ngo uzabageza mu gihugu cy'isezerano. Noneho apfa atarageraho yari yarasezeranijwe. Yesu aravuga ati nubwo wari warapfuye ntacu ugaruka uve mu ijuru uzutaramire ku musozi kugira ngo nsohoze icyo nari naravuganye nawe ko nzakugeza mu gihugu.
papa Mose ngwino gitaramiremo nuko Mose avuye mu ijoro aza gutarama kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuze. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe vuga ngo izagisohoza. Haleluya! Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyavuye mu kanwa kayo. Bwira uwo muri kumwe ngo izabikora. Kandi twasomye muri Zaburi Bibiliya yavuze ngo igihe cyo gukora ku Uwiteka ngo kirasohoye. Wabwira uwo muri kumwe ngo kirasohoye. Haleluya! Igihe cyo gukora ku Uwiteka mu buzima bwawe mu bana bawe vuga ngo kirasohoye. Imana isohoza ibyo yavuganye na Mose ataramira ku musozi. Ati Eliya nawe nazi. Eliya nawe hari impamvu nawe yaragomba kuboneka muri ico gitaramo. Nuko umunsi yatandukanye na Elisa, Eliya kaja mu ijuru. Murabyumva? Elisa yaje ngo abibwira abantu, ngo abibwira abana b'abahanuzi barapinga ntibabyemera. Bibiliya iravuga ngo bagize iminsi 3 bamushaka, ngo bakajya bavuga ngo titubizaho yaba yaraguye, ntibemere ko yoba yaragiye. Yesu aramwishura avuga ngo reka mbereke ko wa munsi Elisa ibyo yavuze ukuri, mureke Eliyaze kugira ngo namwe mumubone. Niwo munsi muri ico gitaramo Petero yavuze ngo mwami wanje ngo ni byiza ubwo turaha. Yeme si byiza ubwo twateranye, si byiza ko turaha. Amaze Petero avuga ngo niba unyemereye Yesu ngo ndubaka inzu 3 ndakingande 3 ndakubakira wowe Yesu, nubakira uyu mugabo witwa Eliya, nubakire na Mose. Ariko yibagirwa inzu ye, yibagirwa niya Yohana na Yakobo bagenzi be. Yesu aravuga ati papa urasa naho uvangiwe kandi urashaka gufata ubwiza bwa Yesu ubugereranye na Mose na Eliya. Nibwo ijuru ryakingutse riravuga ngo ntabwo ari Eliya nta nubwo ari Mose, ngo nguyu mwana wanje nkunda kamwishimira, uyu abari we mwubaha, abari we mukorera, abari we mupfukamira, abari we mushira hejuru. Mwakomera Yesu amashi. Umuntu wabirebye, umuntu wari uhari, Yohana yarahari. Ariko Yohana ndamukunda vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Ari no mubigishwa ba Yesu. Bibiliya izitubwira ngo niwe wenyine washoboye kugerana na Yesu ku musaraba. Timujya muririmba ngo intumwa zamusizeyo ngo ziramuzinukwa. Umuntu wasigaranye na Yesu ku musaraba ninde? Ni Yohana. Niwe Yesu yarebye aramubwira ngo Yohana we ngo uyu mubyeyi nawe mubyeyi ngo uyu mwana niwe mugabo wumvisha irya nyuma rya Yesu ku musaraba. Amakuru abagore bazanye ko Yesu yazutse ari mu bagabo birutse bagera kumva mbere. Timujya muririmba ngo hariho abahamya ngo urupfu rwa Yesu ngo nibo barungurutse mumva. Yohana niwe wirutse ariko Yohana ngo arunguruka mumva ngo agaruke abwira abantu ngo ntawuri mumva. Imva ye irarangaye. Siko mwaririmbye ngo imva ye irarangaye. Umuntu wavuze ayo makuru Yohana wavugiye abandi arababwira ngo nukuri ntabwo akiri mumva, umwami wanjye yazutse. Vuga ngo amen. Ari mu ntumwa za Yesu bamenye Yesu uwo ari we. Mugihe Matayo yamubonye aravuga ngo ni umuntu ukomoka kwa mu Bayuda, ni umwami nyina murekera aho ngaho. Mariko ngo amurebe aravuga ati ariko si umuntu usanzwe, ni n'umukozi kandi ngo utazukorera ibihembo. Luka ngo amusingire aravuga ati jewe uyu naramubonye kurikije ibyo nize, kurikije ibyo namwumvanye, numvise uyu mugabo ari docteur kandi docteur uturusha kuvura. Ati kuko twebwe iyo tuja kuvura tujatubwira umuntu ngo tuzana kagapimo bakubita mu kwaha ngo afite 39 40. Atari ko papa Yesu we ntazabaza iby'umurira ahugeze ngo azasanga umuntu arwaye akamubwira ngo ikorere urakize. Aravuga ati uyu mugabo ni docteur, ni umuganga. Yohana aravuga ati yewe mwamwise muganga gusa, jewe naramubonye mbona ari Imana. Ku gice cya mbere aravuga ngo mbere na mbere hari jambo, ngo jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo uyu ni Imana, ngo mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe, ngo kandi jambo uyu yarerekamwe ngo turamubona, ngo yari mwisi. Umva ako Yohana murumva uko yavuze ngo yari mwisi, ngo ariko niwe wayiremye,
ngo nyamara bisi ntibamumenya uyu Yesu yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ariko ngo bamwemeye bose bamara ngo bakizera izina rye, abo ngo yabahaye ubushobozi. Haleluya! Yemwe mwazamutse nanje kumva ko turi kumwe, tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya! Ngo yaje mu bye ariko abe ntibamumenya, ngo ariko bamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko uyu Yesu niyerekanwa ngo tuzasa nawe kandi ngo tuzamureba uko azaba ari, natwe uko niko tuzasa. Ati papa uyu Yesu si umuremyi gusa, ni umugabo uzi guhindura ibintu. Ku gice cya kabiri ngo bamuraritse mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, muzi ibyo yakoze? Yahinduye amazi. Reka mbabwire, Yesu nagira icyo akora ahindure n'ubwo buzima. Niba yarahinduye amazi akayahindura kuba divayi, afite imbaraga zo gukukura muri ubwo buzima akagira ibyo ahindura. Siko muririmbyi yavuze ngo imibabaro yanjye yose ngo niko ayizi, kandi ngo ajya ahindura iyo mibabaro ngo kugira ngo anezeze. Aravuga ngo Imana ishimwe ngo kuko izayumva gusenga. Haleluya! Ntabwo azahindura amazi gusa, ntahindura ubuzima bw'umuntu gusa, ntahindura n'ubwo abakene gusa, azasanga n'abakira akabahindura, akabagira abakozi bayo. Vuga ngo amen. Ati ku gice cya gatatu ntiyahinduye umugabo witwa Nikodemu, ngo wamusanze nijoro akamubwira ngo mwigisha, tuzi ko wavuye ku Mana kandi ibyo uvuga byose nta wabikora ataravuye mu ijuru. Ngo bakorana ikiganiro na Yesu ngo akamubwira ngo ndakubwira ukuri, nimba umuntu atabyawe ubwa kabiri atazabona Imana. Nikodemu agasubiza ngo none ko ndi umusaza nakongera ngasubira mu nda ya mama kavuka ubwa kabiri? Yesu aramubwira ati ibyo nakubwiye ni iby'umwuka, none utangiye kumbwira iby'umubiri. Ngo ni ukuri utabyawe n'amazi utazabona ubwami. Ngo batindane bakoranye icyo kiganiro, Nikodemu arahinduka. Vuga ngo yaramuhinduye. Vuga ngo yaramuhinduye. Vuga ngo amen. Ogera ngo amen. Ni Nikodemu se gusa yahinduye? Ku gice cya kane tuzi ko yahinduye na wa mukobwa wari yagiye kuvoma w'indaya. Muramwibuka? Umusamariya, ntimumwibuka wa mukobwa? Bibiri iravuga ngo yari yagiye kuvoma amasaha abandi batajya bavomera. Yesu aravuga ati ngo yiyumvisamo ko agomba guhura nawe kugira ngo amuhindure. Yasanze uriya mukobwa arimo avoma amazi, ngo amarara mureba aramubwira ngo wampaye ku mazi ko nyotewe. Wa mukobwa ngo amureba aramubwira ati yewe urimo uransaba amazi kandi wowe uri umuyuda nanjye nkaba umusamariya. Tuzi ko hagati yacu mwebwe abayuda n'abasamariya tutajya duhuza, tutajya twemerana, none uramusaba amazi wowe uri umuyuda koko ngo ave mu maboko y'umusamariya? Uzi ko Yesu yavuze? Yaravuze ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi wari we, iyaba wari wamenye uwagutaramiye wari we, iyaba wari uzi ugusabye amazi, iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi wari we, wari kumuha amazi ya feke akaguha amazi y'ubugingo. Nimba ari wowe wateye ngo Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena, Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Twazamura ibiganza yeme. Haleluya! Ko ndumva nazamutse cyane kubarusha, kananje ngabanye. Ariko se ndagabanya umuriro urahangaho watumwa ngabanya. Wenda nakwigira hangaha byatuma bikunda. Ariko aha hantu sinzi ibyo mwahasize babaririmbye. Duhimana icubahiro yeme. Haleluya! Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena, Bwana unipe maji hayo nisiwe na kiu tena. Twazamura ibana icubahiro yeme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Mu kiganiro cyatinze cyane wa musamariya arakizwa. Vuga ngo arakizwa. Yataye ikibindi ntiyakijijwe wenyine, aragenda iriruka akabwira abasamariya bose ati yeme wa wundi bavuze bakera ba Mose bavuze uwitwa Masiya mwari mufite isezerano ko azaza, none amakuru mbabwira nimpamu, amakuru y'ukuri nahuye na Mesiya. Nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo kani wokoa
yeye mwenye uwezo. Twazamura ibiganza twaha Imana icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Ati neza nukuri kw'Imana mpuye nawe neza turakubitanye. Abasamariya baraje, vuga ngo amen. Vuga ngo barakizwa. Uwo mugoroba binyuze mu ndaya abasamariya barakizwa. Icyampa Yesu akagira icyo akora. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ku gice cya 5 Yesu yaretse gukora. Nusoma kuri ico gice biravuga ngo hanyuma y'ibyo ngo haba iminsi mikuru y'abayuda. Ku gice cya 5 cya Yohana ngo haba iminsi mikuru y'abayuda. Ngo nuko Yesu aja i Yerusalemu. Icyo Yesu yaragiye gukora, Bibiri iravuga ngo yaragiye kwakora ikintu gikomeye. Ngo hariho umuntu wari urwaye, kandi ngo ubwo burwayi yarabugiranye imyaka 30 n'ingahe n'umunani. Iyo myaka 38 ngo aho ngaho ngo hari ikidendezi. Murakibuka cya kidendezi? Ngo iyo marayika yamanukaga ngo watsangaga abandi kwinjira mu mazi ngo nibo wakiraga indwara ye. Noneho igihe cihindurije, murakurikiye, noneho marayika yaje, wa muntu ngo akabura umufasha. Yesu aravuga ngo amenya yuko uwo muntu agize igihe kirekire. Reka mbabwire bene data, sinzi igihe umaze, birashoboka ko ugize igihe kirekire, ariko Yesu araje agira icyo akora atitaye ku minsi ugiranye nabyo ikibazo. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Twaha Imana icyubahiro bene data. Bwana Yesu asifiwe. Ngo amenya yuko agize igihe kirekire mu kibazo, hanyuma ngo Yesu aramusanga. Vuga ngo aramusanga. Icyampa kino gitondo Yesu akagusanga, akagira ikintu akora mu buzima bwawe. Wabwira uwo muri kumwe ngo Yesu araje. Papa araje kugira ngo agire icyo akora. Ntabwo aza ngo akurekere gutyo. Muri ano masengesho y'iminsi 40 ndagira ngo nguhanurire, hari icyo Yesu agiye gukora iwanyu. Hari icyo Yesu agiye gukora iwanyu. Hari icyo Yesu agiye gukora iwacu. Twazamura ibiganza tugaha Imana icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Ngo amaze kumenya yuko uwo muntu agize igihe kirekire ari mu kibazo, ngo aramusanga aramubwira ngo urashaka gukira. Yeme wa muntu yavuze gute? Yaravuze ngo singira umuntu, ngiyonje, ngo abandi barantanga. Yesu aravuga ati naje nyine kubera ko nta muntu ugira, ndakubera umuntu. Kandi rimwe na rimwe abantu bajya batekereza ko uriya muntu yashubije nabi, ariko yari yashubije neza, kuko utafite umuntu ntacyo wageraho. Icyampa Imana ikaguhuza n'umuntu. Kandi iyo uhuye n'umuntu z'ubukundu, ntiwaba ukuntu utahuye n'umuntu, kandi ntiwagira ibintu utahuye n'umuntu. Kuko kugira ngo ubukundu nuko uba wahuye n'umuntu. Uhura n'umuntu akagutera akantu ukaba umuntu. Ntiwabona akantu utahuye n'umuntu, ntiwaba ukuntu utahuye n'umuntu. Ese mwanyumvishe? Kugira ngo ugere kucugeraho nuko uhura n'umuntu. Aho nyine none se wahura nawe ubuzima ntibwahinduka, icyampa ugahura nawe. Kandi iyo uhuye nawe uwazanywe n'Imana ubuzima burahinduka. Ntiwaba umuntu utahuye n'umuntu, kandi ntiwaba ukuntu utatewe akantu. Impamvu imisatsi yanyu imeze gutya mukaba nuko nyine hari akantu. Ese kava he utahuye n'umuntu? Aho uriya yaravuze ngo nta muntu. Yesu aravuga ngo naje kukubera umuntu. Ese yeme igihe yahuye na Yesu yakomeje kuba kwa kundi, aho ntiyabaye ukuntu. Aho kera kose ntuzi ko yari afite imyaka 38 ari mu kibazo, ariko data aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere, ikorere. Bwana Yesu asifiwe. Iri torero kugira ngo riseguke nuko hari umuntu. Aho none si yo mudahura nawe nuko se biba bimeze. Nyine Imana izibikora ikoresheje umuntu. Icyampa ikamukuzanira. Nuko uko Imana iyo wahuye n'uwakamaro ubuzima buza buhinduka. Uwazanywe n'Imana. Reka mbabwire, ese muzamwibuka Eliya wahuye n'umupfakazi? Inza nibaza ngo ese Eliya nuriya mupfakazi ninde wari ukeneye undi? Reka mbabwire, Eliya yari yashonje, sibyo? Yapfuye afite iki? Inzara. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda, hari umuntu nategetse, sibyo?
ko agomba kuguhaza ngo amanuke gutya asanga hari umupfakazi kandi Bibiliya iravuga ngo yatoraga udukwi tungahe tubiri ngo namara acumbe n'abana be namara yipfire. Hanyuma Eliya aramubwira ngo mpa ncumbira songera ndashonje. Hanyuma wa mugore aramubwira ati nukuri nsigaje agafu gake kurusha, naje gutora udukwi tungahe tubiri ngo nimara ncumbe tusangire n'abana nitumara twipfire. Eliya aramubwira ati yewe titaye ku nzara yawe n'abana urabanza ucumbire jewe nki. Ako Eliya nawe sinzi ukuntu umugore aramureba aramubwira ati wa mugabo we ubwo udatekereje ibibazo by'umupfakazi ukabutekereje kurya n'imfubyi utwo byari bisigaranye ntacyo reka ngo ucumbire urye nuko. Ako Eliya yicara hagano kuri Imana, uriya mupfakazi yicara hano n'abana barimo bamureba. Eliya akadame ebana yarariye ebana ararya arongera ararya, haba no kureba ku mupfakazi habe no kureba ku mfubyi. Umutipa arariye aravutaguye ngo amara amubwira ati n'inyota iranyishe nzanira n'amazi. Umugore n'inzara agafuka ashize arimo arikurura kugira ngo azane n'amazi. Haba no kuvuga ngo banzu abana bamwe cyangwa nawe banzu ebana akinule gra sinzi kunda meze frère mundebere aragotomeye pepe abana bamureba umupfakazi amureba. Murakurikiye ngo amareri yamaze kwijuta aramubwira ati genda iyafu wadashe hariya mu gaseke wadashemo ifu ntabwo izoshira, uzahora ucumba mu gitondo ucumbe nimugoroba ubuzima bwawe. Haleluya! Noneho nkibaza ngo ese hagati ya Eliya n'uriya mupfakazi ninde wahuye n'umuntu? Ese niyo Eliya buriya we ntiyahuye nawe? Ni ukuvuga ngo nawe ariko iyo atagira uriya mupfakazi nawe inzara yari kumutsinda. Bivuze ngo ni umuntu wahuye n'undi muntu. Imana yaguhuza n'umuntu nawe uri umuntu ubuzima bwawe bwahinduka kuko ukeneye umuntu. Vuga ngo ukeneye umuntu. None se uhuye nawe ubuzima bwahinduka. Yewe njya nsengera umuntu abwira Imana wanyohereje umuntu ngira kamara, wamunyohereje ubuzima bwahinduka. Vuga ngo amen. Ese turacyari kumwe? Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Yesu abwira wa mugore ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Amaze wa mugore si ukwikore kandi yikoreye ari ku munsi w'isabato bitanemewe ko umuntu yakwikorera uburiri kwisabato. Arikoreye gaba no haruguru n'abo hepfo abanyuzemo kandi hawuze ukora kwisabato ngo bamurebete ko wa mugore wewe ku munsi w'isabato urikorera uburiri. Yaba ari kumukongomani wahari yakuvuga ngo toka kurera masabato yenu imyaka irangiye ari ngahe aya masabato yanjye hari cyo yigeza amarira, ariko uruta masabato niwe twahuye. Uruta isabato niwe ugiye gukora ku buzima bwawe. Uruta isabato hari icyo agiye gukora mu bana bawe. Uruta isabato umukuru w'isabato hari icyo agiye gukora mu bana bawe. Zamura ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ariko wabwira uwo muri kumwe ngo Yesu agiye gukora iwanyu. Mukomera amashara yakwiriye. Iyo yaje gukora nta kiza kimutangira. Vuga ngo amen. Kandi iyo yaje gukora azajya muri nguni yose. Data uzukora kaja no mu nguni yo mu nzara. Vuga ngo no mu nzara zahagera. Ku gice cya gatandatu yari yiriwe yigisha jewe aho yarimo yigishiriza narahageze. Hari ahantu rwose mu butayu ngo amare abigishwa baramubwira ati yewe sezera abantu kuko burije kandi hano nta biryo bafite baje kurya. Yesu agira impuhwe aravuga ngo bano bantu ntabwo botaha batariye. Abigishwa ati bararya iki ko nta botike nta duka riraha nta kintu gihari pe. Umwazi tereye urutoke hejuru atari ko nabonye hari ufite ifi ebyiri nabonye n'ufite imigati ngahe. Ese kare ka sandwich kazakaba mu tugati 10
ndagira ngo ni 10 sajya si 10 wo twaturusa tugura twaturi mu kicungagira aho ni ukuvuga ngo niba ari 10 dutanuga bari bamaze kutwanura bari batwanuye hakiri kare hasigaye dutanu. Yesu aravuga ngo ntitaye kudusigaye aba bantu bararya. Vuga ngo amen. Ntitaye ubuzima urimo abantu bagomba kurya. Ati hari n'umubyeyi usigaranye ku gataro ifi zingahe? Ebyiri. Yesu aravuga ngo Yesu akasema waketishe wote itatosha, ngo nimubicaze. Amaze barabicaje, vuga ngo barabicaza. Kandi ngo abantu bashoboye kubara uwo munsi ni abagabo bangaheme 5,000. Utabaza abagore, utabaze n'abana. Kandi hari abantu benshi, abana bajya baba benshi n'abamama bakaba benshi, ariko babara abagabo 5,000. Tegereza abagabo bicariye ife ebyiri n'imigati ngahe ngo babicaza gutya. Amaze Yesu arararama bishimira ngo amare data agiye gukora. Vuga ngo agiye gukora kandi agiye gusafinga abantu kugira ngo abafashe barye bahage. Amaze intumwa Yesu arababwira ngo nimwe mubagaburira. Barabagaburiye ngo bagere kuwa nyuma hariya. Petero yanyuza, Yohana yanyuza, Nataniyeli yanyuza, Filipo yanyuze hariya ngo bageririya bamaze guhaza abantu bose. Murakurikiye ngo batangira kugira mu mutima ibibazo. Baravuga ati abagabo n'abagore barariye kandi barahaza kandi baramara bagende, twe dusigara aha inzara irasigara idukubita. Ubu turabagaburiye twebwe ibyacu biragenda gute? Yesu amenya ko bagize kaburoho hariya mu mutima bagize ngo amare. Yesu aravuga ati nta kibazo, ubwo namwe mwagize ikibazo cyo kurya. Buri wese aratora kiriya ni igikembe, ni intonga iyo girana kuvuga igishambagara, ariko intonga. Murankurikiye? Buri wese aravuga ngo reka ntore intonga. Murabyumva? Ikigiseke kigitebo kingana gutya. Yesu abwira Yohana ati ngaho Yohana nyuraha, Petero nawe nyuraha, Nataniyeli, Filipo nawe nyuraha. Ngo baragenda batoragura buri wese intonga yari yatoye igira gute. Yesu aravuga ngo ngabona Petero ndebe ko ari umara intonga y'imigati. Mwari mwagize ikibazo ndebe ko ari vuga ngo barariye 5,000 bararya barahaga. Bibiri iravuga ngo nubwo yakoraga ibyo byose ku gice cya 7 ngo bene wabo ntibamwemeye. Tibagize gute? Ku gice cya 8. Vuga ngo cya 8 aho niho twapogeze. Kandi iminota isigaye bampaye iminota 45 kaba ndashoje. Hasigaye 3. Zamuri biganza duhimana icubahiro. Vuga ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Ongera ngo amen. Igice cya 8 agirira umugore bari batorereye amabuye bagiye kumutera amabuye kubera icyaha yari yakoze. Kandi abantu bari bamureze n'abayuda ngo bashaka kugeregeresha Yesu by'amategeko. Baravuga ngo amategeko ya Mose aravuga ngo umuntu nafatwa yakoze kino cyaha bazamutera iki? Amabuye. Abagabo batoya amabuye n'ukwimana kandi bazanye umugore niwe bazanye bamuregesha amategeko. Yesu wareba aravuga ati yego yoterwa amabuye yakoze icyaha, ariko se niba yagikoze ubu niwe wacikoreye wenyine ko ari umugore muzanye naho abandi bari hehe ko iki kitazagikorwa n'umuntu umwe? Ati ngaho umuntu utaragikora munyumvire, umuntu utaragira gute utarakora icyaha nabari ubanza kumutera amabuye ngo amare Yesu arandika. Vuga ngo arandika ngo masharatura hasi. Buri wese ngo yari wasoma agasoma ibyaha yakoze. Reba kuntu basomye ibyaha bakoze. Bibiri iravuga ngo bahunze urusorongo, umwe yaciye aha undacaha undacaha. Ariko Yesaya ni wabihanuye neza aravuga ngo bashobora kugutera baciye mu nzira imwe, ariko ngo baje guhunga bakaguhunga baciye mu nzira 7. Zamuri biganza duhimana icubahiro. Haleluya. Bagutera baciye mu nzira imwe, ariko Yesu yaza gukora bakaguhunga baciye mu nzira 7. Hariho byinshi Yesu yakoze. Yohana aravuga ngo ntibyanditswe, aravuga ngo biramutse byanditswe ngo ngira ngo ibitabo bya kwandikwa ntibyakwirwa mwisi naho mukanya.